Ibihe byiza nshuti bakunze ba ibyegeranyo impajya mwitwa n'umunsi ku munsi, reka nkubwiye ngo muraba agaciro kuri twe. Wowe wakoze subscribe sinabura kukubwira ngo uri umuntu w'ingenzi. Munyemerere umunsi wa none dutambagire mbatembereze mbajyane muri ekipe ya Rayon Sport. Nshuti mukunzi udahwema kudukurikira uko bukeye nuko bwije, reka nkubwiye ngo uri w'agaciro. Munyemerere dutemberane igikoko. Iyi ni indege yo ku butaka, iki ni ikivejuru. Ni ekipe ya Rayon Sport yamaze kwerekana bisi idasanzwe. Ni bisi ifite akayabo ka miliyoni zirenga 150 z'amanyarwanda. Iki ni igikoko, iyi ni bisi idasanzwe. Ese iby'iyi bisi byifashe bite? Nibyo ngira ngo umunsi wa none turebere hamwe, mbatambagize mu nzove, mbageze mu bikari, mbageze ahantu hakomeye cyane, mbageze ku mitamenwa y'amafaranga ahunitse mu mabanki agiye atandukanye. Ndavuga banki zikomeye za ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se munyemerere dusake dutambagire ububiko bukomeye cyane, amafaranga adasanzwe y'abakire bayobora ekipe ya Rayon Sport. Ese byaturutse hehe kugira ngo iyi kipe ifate umwanzuro kugura bisi idasanzwe? Mbahaye ikaze, reka nkubwire ngo kora subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo uzajye usho kugenda ubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Iyi yitwa Gikundiro, ngira ngo murabyitegereza neza ku mashusho ndetse no ku mafoto adasanzwe. Iyi ni bisi idasanzwe ekipe ya Rayon Sport yamaze gutumiza, dore ko iyi bisi izaba ihagaze 135 by'amafaranga y'amadolari. Ni ukuvuga ngo ni hafi miliyoni zigera muri 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Dore ko iyi bisi ni bisi idasanzwe, ni bisi izaba iri mu mabara asanzwe y'ubururu. Aya ni amabara asanzwe aranga ekipe ya Rayon Sport, ndetse inyuguti zandikishijwe ibara ry'umweru. Dore ko iyi bisi igaragaza neza amabara aranga ekipe ya Rayon Sport, dore ko ni ubururu n'umweru. Dore ko iyi bisi ni bisi itewe inkunga na Airtel Rwanda. Dore ko nyuma yuko uyu murongo w'itumanaho uzwi ku izina rya Airtel wihuje n'umurongo wa Tigo, batangiye gukorana byimbitse na n'iyi diru ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Kubw'iyo mpamvu basinyanye amasezerano adasanzwe y'ubufatanye ndetse n'imikoranire ya hafi. Dore ko ku ikubitiro miliyoni 135 cyangwa se miliyoni zirenga 200 z'amafaranga y'u Rwanda, ekipe ya Rayon Sport igomba kuyabona aturutse muri Airtel Rwanda. Dore ko ibingibi ku bufatanye na Airtel, Rayon Sport yaguze imodoka idasanzwe. Ni imodoka ya bisi ifite agaciro k'ibihumbi 135 by'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyoni 200 y'amafaranga y'u Rwanda. Dore ko iyi bisi ni bisi idasanzwe yatewe inkunga na Airtel Rwanda. Iyi bisi guhera umwaka utaho imikino sezo ya 2025 2026 ekipe ya Rayon Sport ntagizongera gukodesha bisi, cyangwa se ntagizongera kugenda mu dukwasteri. Ni hanyuma yuko nubundi iyi kipe ya Rayon Sport yigeze igura bisi, ariko bitewe n'ibibazo by'ibisi yari ifite ntiyaramba cyangwa se ntiyamara igihe. Kugeza kuri ubu ngubu rero iyi kipe ya Rayon Sport yamaze gutumiza bisi idasanzwe, dore ko yamaze kuyigura ndetse yamaze kuyandikaho ibirangantego by'iyi kipe ndetse n'amazina y'iyi kipe. Ni bisi idasanzwe, ni bisi ifite ikoranabuhanga rihambaye. Abazi neza cyangwa se abakurikiye umunsi w'igikundiro cyangwa se Rayon Day, dore ko iyi bisi yagaragaye kuri stade Amahoro mu mabara meza ya Gikundiro. Ngira ngo abatangiranye natwe babonye akavideo keza twatangiranye kagaragaza neza ubwiza bw'iyi bisi n'ubuhanga buhambaye iyi bisi ikoranye. Dore ko iyi ni bisi idasanzwe, navuga ko niyo bisi ya mbere ihambaye kandi ihenze ikoranye ubuhanga ku butaka bw'u Rwanda bidasubirwaho. Rero ekipe ya Rayon Sport yamaze kumanura bisi Nyarugenge. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo impaya, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.